muri Rayon Sport byarabaye ku gihe cya Munyakazi Sadati murabizi n'amabaruwa menshi yagiye yandikwa muri icyo gihe nawe abantu bafite uko bamuklasa yaje gusenya Rayon n'ibindi nawe akandika ndimo baravuga ati abantu muri Rayon Sport hamwe na bamwe hari aho bakora ibintu yenda bitemewe n'amategeko bene ibyo byarongeye biba Jean Fidèle ajya kuvaho mukavuga ko yikubiye Rayon Sport bamwe muri mwe siwe mvuga ntiwimve nkaho ari we ndi kubwira bamwe mu bantu muri Rayon Sport mvuge ko yebye navuze ndisubiramo oya utaza kuvuga ngo nakwibasiye oya ushobora kuba wenda wowe wari unamushyigikiye simbizi ariko nabwo urabizi ko harimo ibice by'abantu batemera ikiganiro twari kugirana kiba kansa kitaba ariko ntabwo niyo haba harimo ikosa ntabwo ryaba apurike ku rwego ryapurike ku bigomba gukosorwa ntabwo rero ibyo bihindukira ngo bize bifate umuntu wari uri mu rwego runaka yatorewe ngo bihite bimuzamura akureho inzego zindi aba ari uhinduka zihagararira kuko RGB mu byishinzwe ibyo ntibinarimo yagusaba kugira ibyo uhindura akaba ari byo muriho muhindura ariko ntabwo bikuraho inzego zatowe rero ikibazo Tadeyo afite ngira ngo biroroshye buri wese kubibona ararwana intambara yo gushaka gufata Rayon Sport ngo ayiyobore nka kampani icyoroshye kirimo rero ni ikihe urwego Tadeyo ayoboye ni urwego ruyoboye Rayon Sport FC hanyuma Muvunyi akaba ayoboye asosiyasiyo umuryango wose wa Rayon Sport ibyo nta mpaka bigirwa kuko twarabitoreye kandi imyanzuro y'iyi Assemblée Générale irahari rwose ndabemerera kuba nahita nyibashyikiriza mukafata umwanya wo kuyirebamo kugira ngo ntihazongere no kugira uwongera kubabeshya ikibazo rero gihari nicyo ngiye kugeraho kubera yuko twagize umwanya twagize inama nyinshi twagize kuba umuntu ashaka nk'umuntu umwe ku giti cye kugira ngo tumenye aho ibyo bintu biva dore rero ikibazo ukuntu giteye ikibazo giteye ni ikibazo cy'umugambi munini cyane w'abantu bashaka gusenyera Rayon Sport abantu bashaka gusenyera Rayon Sport bagiye bakereye imyiryane buri gihe bakayikereya n'igihe itari ngombwa ubu tuvugana rero baciye mu muntu witwa Tadeyo reka nibyo nshaka kugira ngo nkwereke yego Tadeyo yatoranywe n'abantu 5 ubu tuvugana cyangwa ari ukumutiza umurindi wo kugira ngo tube twakereya nk'intambara urabona umuntu umaze kwigomera sinya amasezerano bigateza ibibazo mu kanya komite inyobozi ya Tadeyo asinya amasezerano nayo agateza ibindi bibazo ko hari bukorerwamo na fundraising yo kugira ngo twishyure abakoci siritu nibo batubangamiye n'umukinnyi Robertino na Rosti twagombaga guteranyiriza n'amafaranga muri Assemblée bamwe mu bantu muri Rayon Sport mvuge ko yebye navuze ndisubiramo oya utaza kuvuga ngo nakwibasiye oya ushobora kuba wenda igihe we ubwe yamunaniye ahitamo kubyihorera
hanyuma inzego zari zaramaze gufata icyo cyemezo ziza gusanga hageze yuko zaduhamagara tukongera bakatugira inama bakadusubiza umuryango wacu wa Rayon Sport. Barawudusubiza. Mu by'ukuri icyahabaye ari nacyo cyonyine nshinja Muvunyi ni vetting yadukoreye inshuro ebyiri zikurikirana. Yadukoreye vetting atuzanira Sadati. Sadati atubera ikibazo. Aho Sadati aviriyeho hanyuramo iriya interim ya Jean Fidel y'imyaka 4. Jean Fidel akora ibyo ashoboye rwose, nta umuntu w'umugabo, nta kintu mfite nanjye namugaya. Yego, nagira ngo nkubwire ko ati icyemezo ariko twaramureze, nawe avuga ko yabareze. ariko se Rugaje, reka mbanze mbabwire, namwe mutworohereze nk'abanyamakuru, twabahaye umwanya rwose. namwe muri oya, reka mbanze mbabwire, namwe mu bakoye umbabarire kuba ndakaye nkabivuga uko nagombaga kubivuga. amagambo akomeye. Yego, hari abantu b'ibisambo bitwa ba Claude Mushimire, abantu bashyize ibifi imbere batagira indangagaciro n'imwe, bakaba bari kumwe n'abandi bantu ABC by'uzabona bitwa ba Eto, ngo bigeze kwirukanwa muri APR barafungwa, bahora muri za Maguye. Ni agatsiko k'abantu b'amabandi. Ako gatsiko k'ayo mabandi niko kafashe Tadeyo, baragenda birukana abantu bose bari bashinzwe kuyoborana. Uyu munsi nibo bayoboye ibikorwa byose bya Rayon Sport. Ibyo rero ntabwo ari ibintu bigoye, umbabarire kuba ndakaye nkabivuga uko nagombaga kubivuga. amagambo akomeye. Mwaretira iryo jambo inzego zibishinzwe turarindiriye ko zifata icyemezo. Yego, niyo mpamvu twahagaritse iyi assemblée générale. Twasanze